ngaha turaje nyagasani turakwitabye karame ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu amen. Amahoro bana b'Imana, nimuhumuraho muri mwese, Imana ibagirire neza, murakaza neza ahanga kuri buri munsi. Duce bugufi maze twakira ijambo ry'Imana ryo kuri wa gatatu w'icyumweru cya 15 by'umweru bisanzwe, tariki 17 Nyakanga 2024. Isomo rya mu gitabo cy'umuhanuzi Izayi, umutwe wa 15 kugeza ku wa 7, wa 13 kugeza ku wa 16. Uhoraho aravuze ati, uragowe Ashuru, wowe kiboko cy'ubukana bwanjye, n'inkoni witwaje ikaba y'uburakari bwanjye. Nyohereje kurwanya ihanga ry'abahemu, nyihutishije gutera igihugu cyandakaje, bagisahure kandi bakinyage, bakiri bate nk'icyondo cyo mu nzira. Nyamara umwami wa Ashuru we siko abyumva, aratekereza ukundi, kuko agamije gusa gusenya no kurimbura amahanga menshi. Kuko yibwiye ati, ibyo nakoze byose mbikesha imbaraga zanjye n'ubuhanga bwanjye, kuko ndi umunyabwenge. Navanyeho imipaka y'ibihugu mbasahura ibyabo, nabahaye intwari nkura abami ku ntebe zabo. Nanyaze ubukungu bw'amahanga nk'uko batwara amagi mu cyari ntagire kirengera. Nanjye niko nafashe isi yose, ntihagera n'umwe ukoma wabumbura umunwa cyangwa se ngo atabaze. Mbese ye intorezo yakwirata kuyitemesha, urukero se rwo rwakwibonekeza kurukoresha. Ibyo byaba nk'aho ikiboko cyagarukana ukibanguye, inkoni ikazunguza uyitwaje. Nicyo gitumye Uhoraho Imana umugaba w'ingabo azatoza imishishe kuzongwa, maze ku munsi w'ubwamamare hagurumane nk'inkongi y'umuriro. Iryo ni ijambo ry'Imana. Zaburi 94. Uhoraho ntatererana umuryango we. Uhoraho umuryango wawe barawutsikamira, umurage wawe barawisha agahato. Barica umupfakazi n'umusuhuke, imfubyi bakazihotora. Kandi niko bavuga ngo Uhoraho ntabibona, Imana ya Yakobo ntibyitayeho. Muritonde mwebwe bibura bwenge mu bandi bose, mwabipfapfa mwe muzumva ryari? Mbese nyiri guhanga amatwi niwe utumva? Uwahimbye amaso se niwe utabona? Uhoraho azi neza ibitekerezo bya muntu ko ari ubusabusa, kuko Uhoraho adatererana umuryango we, akaba atareka umurage we. Ubucamanza buzakurikiza ubutabera, aho umutima ugororotse bose bazabuyoboke. Uhoraho ntatererana umuryango we. Nyagasani Yesu nabane namwe. Amagambo mu Ivanjili ntagatifu ko yanditswe na Matayo, umutwe wa 11 murongo 25 kugeza ku 27. Muri icyo gihe Yesu aravuga ati, dawe umutegetsi w'ijuru n'isi, ngushimiye ko ibyo wabihishe abanyabwenge n'abahanga, ubihishurira abaciye bugufi. Koko dawe niko wabyishakiye. Byose nabyeguriwe na Data, kandi nta uzi Mwana keretse Data, nta nuzi Data keretse Mwana, n'umwana ashatse kumuhishurira. Iyo ni Ivanjili ntagatifu. Ndagushimira dawe ushobora byose, kuko ibingibi wabiduhishuriye. Wabikinza abahanga n'abanyabwenge, ubihishurira intamenyekana, ubihishurira intamenyekana. Yemwe abasenga mugurura amarembo, mukingura imitima uwo mwami yinjire. Mumuririmbire kandi mumuhe ikuzo, icyubahiro n'umwami ukomeye, icyubahiro n'umwami ukomeye. Bayoboke b'Imana, nimugire amahoro. Aha tugeze ni kuri buri munsi. Ufungure buri munsi, ufungure buri munsi, ufungurira abandi buri munsi, ijambo ry'Imana buri munsi, ineza y'Imana buri munsi, bityo ukomere kuri Nyagasani kandi akomeze gukugira neza. Yezu Kristu nakuzwe. Uyu munsi nawe nanjye tuzamura ibisingizo byacu, maze natwe dusingiza Nyagasani. Dore ko umuntu icyo yaremewe no gusingiza Imana. Amasomo kintu byacu duteguriye ajya kugaruka kuri ibyo bisingizo tugiye guhundagaza Nyagasani, mu ngingo igira iti, ikuzo ni ry'Imana. Amen. Nta muntu umwe wakuzwa, kuko twese turi biremwe imbere y'Imana. Niyo mpamvu umwanya n'isaha tugiye kwegera Nyagasani, maze aba ari we dukuza. Yesu Kristo akuzwe, Data nakuzwe, Roho Mutagatifu nakuzwe, Butatu butagatifu Imana imwe kuzwa, singizwa. Umuntu wese udakuza Imana burya bari kwirata we abari kwikuza. Tujye rero kureba umuzi w'icyaha ubangamira
ugukuza Imana witwa mu gifaransa l'orgueil, ukwirata. Ntaho biza gutandukanira cyane mu bicunge neza ko tuza gusoza, ntago biza gutandukana na orgue ko bacuranga cyangwa organiste. Burya uko tugenda ducuranga yananga dukirigita orgue, burya haba harimo no kwirata nabyo. Orgueil rero uze gucunga nawe, niba nta nanga uri gucuranga ukibagirwa Imana. Ikuzo ni ry'Imana. Turumva mu isomo rya mbere twateguriwe ryo mu gitabo cy'umuhanuzi Izayi, Imana iri gucyaha umwami wa Shuru wari wiyemeye ko ajya gutera umuryango w'Imana, ubundi akawukoza isoni. None Nyagasani ari kumwibutsa ko uko ari gushaka kugira umuryango w'Imana nabi, ni Nyagasani gushaka gukora mu jisho. Umwami wa Shuru yariyemeye, yumva akaze cyane, yumva yatsinda ibihugu byose. None ntabwo azi uwamuhaye ubwo butegetsi ko ari Nyagasani. None ari gushaka gukuzwa, gusengwa no gusingizwa mu kigwi cy'Imana, gushaka kurwanya Imana. Uyu mutwe wa 10 umurongo wa 13 niwe watubwira uburyo umwami ari kwiyemera ubwo bagize bati, kuko yibwiye ati ibyo nakoze byose mbikesha imbaraga zanjye n'ubuhanga bwanjye, kuko ndi umunyabwenge. Amen. Mwumva ukuntu abantu biyemera bya bindi by'uko nyine utazi ubwenge ashima ubwe, kandi nyine nta nubwo abafite, ni umuswa awe na zeru. Kandi iri somo riraza kurangira Imana iri gusubiza umwami wa Shuru uri gushaka kwiyemera, imwibutse ko yarengereye, imwibutse ko umuntu icyo ari ugusingiza Imana. Adoration ni ukumara kubona imbaraga nke zawe, nuko rero ugaca bugufi ukaramya Imana umusumba byose. Ni ukumara kubona ubugufi bwawe, ubundi ugaceceka ukarangamira ubuhangange bw'Imana, ukamenya ko uri ibumba imbere y'umubumbyi, ukamenya ko uri ikiremwa imbere y'umuremyi Imana Data ishobora byose. Ni ukwiriye ibisingizo rero, kandi ni ukwiriye kuratwa. Singizwa dawe, ikuzo, icyubahiro n'ibyawe Nyagasani n'iteka ryose. Nkuko no mu Zaburi adusaba kwishingikiza Nyagasani, kuko niyo kiramiro cyacu, ni uzadutabara. Uhoraho ntatererana umuryango we. Twumvise mu Ivanjiri na Yezu ubwe araterura arasingiza Imana Data, kandi nawe ari Imana asengwa agasingizwa kimwe n'Imana Data na Roho Mutagatifu. None nawe arasenga agasingiza Imana. Wowe se ngewe kiremwa nabuzwa n'iki noneho gusingiza Imana? Ahubwo icyanjye no kwikuza no kwirata. Hari imvugo igira iti uwiyoroheje ahinga itongo ry'inkuba, ariko none yo yemeye ukayemera ukajya kurihinga irakwasaguza. Nawe rero ni ngombwa kwiyoroshya imbere y'Imana kugira ngo tureke Imana bari ikuzwa. Twumvise amagambo yeza atangije, amagambo akomeye cyane yo gukuza Imana. Ndagushimira dawe umutegetsi w'ijuru n'isi. Amen. Imana aremye ijuru n'isi, niyo gusingizwa, niyo kuratwa. Icyo ni icya mbere cya Yezu ukuza Imana ubwe nawe. Icya kabiri twazirikana ni abahanga n'abanyabwenge. Iyo bavuze umuhanga, ni umuntu wese nawe ushaka kwihangira ibye, akaba nawe arafashe umwanya w'Imana. Naho umunyabwenge ni uwizirika ku bye, akiyemera, akirata, akizirika ku buhangange bwe, ku bwenge bwe, akumva nta kimana ivuze iwe. Uwo ni umunyabwenge. Rero abo ngabo banga kwakira nyine Imana, banga kwakira abaciye bugufi, banga kwakira iby'Imana, kuko bumva bihagije, bumva nta kindi bagikeneye. Uwo mwita umunyabwenge. Igihe cyumva nta wundi mugenzi wawe ugikeneye, nawe uzishyire mu banyabwenge, uzishyire mu bahanga. Aho ngaho nyine iyo utayikeneye mugenzi wawe, n'Imana ntukikeneye, kuko Imana iza mu ishusho ya mugenzi wawe, wa wundi mujyana, wa wundi uguha igitekerezo, wa wundi mukorana. Nibwo rero bizarangira ubaye umuhanga nawe ubaye n'umunyabwenge. Uwa gatatu batubwiye muri Ivanjiri nabaciye bugufi, babandi bahishurirwa ingoma y'Imana. Uwa muhanga wavuze ati on fait la théologie à genoux. Ntago ushobora kwiga Imana ngo uyimenye udapfukamye, udaciye bugufi. Guca bugufi rero ni ikimenyetso cyo kurangamira Imana. Imana yari hejuru, natwe tukaba hasi, tukayireba, tukayihanga amaso, tukayirangamira. Bajya bavuga ko cyananiye shitani mu bintu byose byayinaniye no guca bugufi, ubundi karanya Imana. Ahubwo nayo yifuza ko Nyagasani yapfukama akayiramya. Nawe rero niba uri umwambaro wa shitani, bishatse kuvuga niba nawe wumva ufite icyo kinyotera cyo kuramywa, cyo gusingizwa, aho ngaho nawe uri umwambaro wa shitani. Ngiye kuguha igisobanuro cyo kwiyoroshya, ugifate mu mutwe. Ukwiyoroshya ngo ni ukumenya ko umuntu atari shitani, ngo kubera ko shitani niyo itagira icyiza na kimwe ikora. Kwiyoroshya kandi ni ukumenya ko umuntu atari umumarayika, kubera ko umumarayika niwe utagira ikibakora. Ahubwo kwiyoroshya ni umuntu nyine uca bugufi,
akamenya ko hari icyiza afite ashobora kugera ku cyiza, ariko ashobora no kwivanga akaba yanakora ikibi. Defo ekarite nguwo umuntu, naho ubundi n'ubona umuntu wakoze nabi ndugahita umucira urubanza, kuko ejo n'ejo bundi ashobora gukora neza. Kwiyoroshya ni wa muntu nanone ushobora kubona yakoze amakosa menshi, nuko agaca bugufi agasaba imbabazi ako kantu umubyeyi, imbabazi ako ko noneho niko kananiye se kibi, ibindi byose ashobora kubigerageza, ariko kuca bugufi ati mbabarira ako karayinaniye. Nguwo umuntu wicisha bugufi. Nawe rero niba ushaka ko amabanga y'Imana ziwawe, ako kantu ntukakaburi wawe, akandi kakaburi wawe kwicisha bugufi, kwiyoroshya, kuko se kibi atifuza ko Imana yakuzwa, atifuza ko Imana yaratwa, atifuza ko abantu baca bugufi ngo basingize Nyagasani. Muvyeyi, muri aka kanya ngiye kukanisha muri korari. Urebe izina rya korari ushobora kuririmbamo, niba hari korari ujye uririmbamo, niba hari indirimbo ujye uririmba. Ubuhamya ushobora kugera aho bukuganisha, aho bugukura naho bukujyana. Tugiye kureba ukuntu shitani ikora nuko ikoze. Ngo umunsi umwe hirya kure cyane muri Afrika, trelwe ngo muri paruwasi imwe ngo bararirimba basingiza Nyagasani mu gitambo cya misa, nuko ngo shitani ngo yaricaye aho ngaho, ngo isohotse irishima cyane, avuga ati koko mbonye abantu bazi kuririmba, mbonye misi iryoshye cyane kuva nabera, mbonye misi iryoshye cyane uno munsi. Nuko ugeze imbere ariko yavuga ati koko abantu noneho basiga bakora misi iryoshye, abantu bagataha bameze neza, abantu bagataha basubije, abantu bagataha bakiza, abantu bagataha ibintu bimeze neza. Nuko shitani kwita agatoki kandi imaze kumva uburyo korari yari imeze neza, yaririmbaga, abantu bafashijwe bameze neza. Nuko shitani iza kugira icya, wiza guhamagara amashitani abana bayo ko ari 5, yabwira ati mva rero ku kindi cyumweru ndashaka ko tuzadurumbanya iriya kiliziya, iriya paruwasi tukayinjiramo, kuko icyumweru bakoze misa iryoshye cyane, mbona barishimye, nanjye nabeshye ko nishimye, ariko birababaje ko ntacyo tukiri gukora. Tuzahera muri korari, nitugera muri korari ibindi bizahita bisenyuka, tuzabatesha umutwe duhereye muri korari. Uwa mbere ubwo ni shitani rya mbere byagombaga gusanga organiste ya organ navuze haruguru, nuko agacuranga bigahimbaza ikoraniro, ariko akaza kwibagirwa kujya gutura ndetse no guhazwa. Ishitani rya kabiri haga ubutumwa ngo gusanga maître de chant uwayoboraga indirimbo utera igipimo, kugira ngo nawe baze kumufasha aryohereza ikoraniro, atera igipimo neza, maze kwibagirwa nawe kujya gutura, gukomeza senga ndetse no kuza kujya guhazwa. Ishitani rya gatatu ryatumwe kuwagombaga kuririmba solo muri iyo korari, kugira ngo aze kuririmba ijwi ryiza rititiza, ijwi ryiza rwose rishongoye, ku buryo bari barangamira bose bakamureba, bagatangarira iryo jwi, bakomeza batangarira iryo jwi abaje muri iyo kiliziya. Ngo shitani mukuru arituma ku mugore wo muri iyo korari ngo azaze yikwije yambaye neza, yisize irangi ku munwa, verine n'ibindi bikoresho byose biza gutuma abantu bamurangarira, bakagira ngo n'amaraso yasize ku munwa. Bityo ibyo bintu birangaza abantu bazaba bari gusenga muri iryo koraniro, abari we bareba. Ishitani rya gatanu ngo ryahawe ubutumwa ngo kubasanzwe bari muri iyo korari bazaza kuririmba muri iyo korari bo batambaye uniforme nk'abandi, ngo bari 5. Nuko rero korari yose ikazamba uniforme, ariko hakazabonekamo 5 batambaye uniforme, bigatuma abandi bagenda babarangarira. Abaje gusenga bazajya babareba, bityo niba bareba bakomeza bibaza impamvu batambaye uniforme kimwe n'abandi, bitume umubare nyamwinshi ukomeza kurangara. Nuko shitani maze gutanga ubutumwa kuri ya korari, no kwibohereza mu butumwa kuri cya cyumweru. Icyumweru kiragera koko korari irahaza itazi ruhe na ruhe, bose bateguye ko babiteguye. Nuko amashitani atangira kugenda akora ubutumwa bwayo nkuko batumwe na shitani mukuru. Nuko bakora ubutumwa bwose bugenda neza nka kuri ya shitani yari yabipanze. Nuko igihe kije kugera koko misa isohotse, misa koko yanagenze neza. Nuko korari isohotse bagiye kwinegura, muri ako kanya bibasira babandi batari bambaye uniforme, ati koko twega twambaye neza, none mwebwe nimugeze mwambara uniforme. Ubwo baratangira baratonganye impamvu abandi batambaye uniforme, dore ko bari banaje nyine banakererewe. Nuko barakomeza, uhamo mama arababwira ati umva rero guhera ubu ngubu ninjye wabaguriye uniforme, ubu ngubu ngiye gutwara uniforme yanjye yose naguriye iyi korari, ubundi ntimuzonge kwiririmbana kubera ko ari bamwe batarimbanye uniforme. Ubwo wa mubyeyi wari wisize za verine ku munwa n'ahandi hose yitukuje,
afata za uniforme zose arazijyana ngo ntibazongera kuziririmbana. Ubwo umusore se wundi uririmba gasoro nawe ati iyo ndahaba mumvise uburyo naririmbye akajwi keza. Ubu rero ubwo uyatwaye uniforme nanjye sinzojya kugaruka muri korali yanyu. Nawe abarikuye ati sinzojya kugaruka muri korali yanyu maze nzareba ahantu mwongera gukura umuntu urimba solo neza nkanjye. Hasigara maître de chant ati koko niba se mutwaye uniforme muzongera mubone he umuntu ubaririmbisha nk'uko nguko. Nanjye guhera ubu ngubu ngiye kuva muri korali yanyu kuko nabaririmbishije ntimwigeze munamba n'amashyi. Nuko organiste nawe wanyuma avuga ati mva rero nacuranze mwese ntiyajya n'umushimira n'amafaranga yanyu ntimurarangiza ko yanyishyura. Kandi ikindi kibabaje uzi kuri ya mupadiri wasomye misa tigeze aduha amashyi. Ubu ngubu rero igikurikiyeho iyi nanga ni iyi korali ntituzongera natwe kuririmba mu kiliziya. Iyi nanga ntituzongera kuyijyana hariya kuko niyo paruwasi yakoreshaga. Ubu natwe ntituzongera kuyikoresha turirimba, ahasigaye twigendere kuko batigeze banadushimira. Ubwo korali icikamo ibice baratangira bararwana basopanya baterana amagambo. Uzi ko igihe cyaje kugera bari guterana amagambo bari gutongana buri wese atonganya mugenzi we, buri wese atonganya mugenzi we. Uzi ko padiri yaje kuza aje kubunga akamana w'igihe kirekire ari kubunga ubutumwa nawe yari kujyamo ntiyaba kiwugiyemo abaguso kugenda bunga yibuze ngo baye kwivumbura ubundi bagaruke. Uzi ko cyaje kuba ikibazo gikururutse kurya inama nkuru ya paruwase izongera guterana kugira ngo ihumurongo icyo kibazo. Hagati aho baririmbyi bari gushwana bari gutongana bikomeye cyane. Ubwo ngo shitani ahantu yari yicaye ikoma amashyi ati mwakoze ubutumwa, iri guhemba abana bayo bari bavuye mu butumwa mu gihe nyine umugambi wayo manje kuwusohoza. Abandi bari kurwana barangije kuririmba misa none bahitiye mu gutongana gushwana amatiku gusenya korali. Bayoboke b'Imana Yesu Kristo akuzwe ngo umugambi wa sekibi shitani biragoye guhita ibonesha amaso ariko ashobora kuza mu bitekerezo byawe bibi. Ashobora no kuza mu ishusho y'umuntu wandi uzana amatiku, wandi uzana amanyanga, wandi ushaka gucamwa abana b'Imana mw'ibice. Uwo nawe ni sekibi. Shitani ashobora kuza muri ya shusho yawe muririmbikazi wa wundi wambaye ukuntu, wa wundi wikwije ukuntu wisize nabi, wa wundi uri kurangaza abandi, wa wundi uri kuririmba ijwi rikomeye cyane. Dore ko shitani ngo nawe yahoze ari umumarayika mukuru banamwita Luciferi utwaye nyir'urumuri. Niwe koko ngo aririmbaga cyane none ahera nyina ngaho muri korara kagenda basenya ngizo zaho ruge kwirata gucuranga kaza kurangira bacyuye inanga zabo nyine kubera ko nyine zari zabo. Iyi nange kiza kuba ari ya kiliziya ari ya paruwase ntimwari kwishwanira yabaye yanyu nyine. Iyi nange ihindutse yanyu, igikoresho gihindutse cyanyu nyine muragitwara. Ngaba baririmbyi ikoraniro ryose bagiye kurisembura barishyemwa ako gasemburo kikibi, agasemburo kase kibi kwirata. Niba si yo korali yari ku rwego rukaze cyane iririmba cyane korali nkuru, niba se ariyo isenyutse ubwo izindi korali zo bizagenda bite? Niba iyo korali yari ikize cyane mu zindi zose ubwo izindi zo bizagenda bite muri iyo paruwase? Dusabira iyo paruwase icitsemo igikuba kandi nabo batazi ahantu biturutse. Ngiyo sekimwe ababyeyi mwe sekibi shitani diabolos ni wundi nyine uca hagati y'ibintu bibiri byari bisanzwe bihuje, kimwe akagishyira ku ruhande ikindi ku ruhande bagatambukamo hagati agasigara kurebera ku ruhande hirya na hirya abyiniramo hagati ati ndabemeje ninjye muzajya muramya nuko mwese mugapfukama mukaramya sekibi. Kandi byaba nyuma yo kumva uburyo Imana akenshi tujya mu misa ariko atariyo turi gukuza, twongere dufata igihe. Nifuza gusoreza ku busabe naha abapadiri bagenzi banjye nanjye ndiwe kwese dukunze kubona korali imbere yacu mu kiliziya utaririmba abayicaye nawe ari kubumbura umunwa we. Twese burya turaririmba, twese turi n'abaririmbye. Nibyo mutagatifu Tomasi wakuno yavugaga ati burya ngo umuntu utazi kuririmba aranyagaza igahera nyine. Nawe rero ni ngombwa kumenya no kuririmba kuko twese niwo murimo nyine tuzakora imbere y'Imana, kuririmbira Imana, gusingiza Imana. Ntitugera hehe ntitugera mu ijuru. Wowe witoza rero kuririmba muri korali. Hari inama zigera muri enye ngiye gusorezaho wowe nanjye zatugirira akamaro. Twe dushinzwe amakorali, twe ba perezida, twe tuyobora indirimbo, twe ducuranga mu kiliziya, twe ducurangira misa. Ejo n'ejo tutazacurangira abahesi ugasanga twakoreye ubusa. Ubumenyi bwacu umeze nka bwa bundi bw'umwami wa Shuru n'ubwenge bwawe. Kandi ngo buri gihe ucurangira misa, buri gihe uratera igipimo, buri gihe uraririmba, buri gihe korali yawe niyo ya mbere ku rutonde Imana ifite, niyo ya mbere cyangwa
ni ku rutonde rwa sekibi ariho uri ya mbere. Uwamba akanya naha inama abantu baririmba komisiyo z'indirimbo ku buryo icya mbere korari yajya yicara yonyine ku ntebe zayo yonyine, kugira ngo ni umurimo nanone muri kiliziya wibanze, umurimo wibanze, ku buryo n'abandi bantu bagomba kuvogera korari batari muri iyo korari nyine batateguranye nayo gutegura indirimbo, korari ikajya ukwayo. Ikindi nasaba korari, ndamutse urusaba, nasaba amakorari yose ko yajya yambara iniforume, imbuzangano, bose bakaba ari bamwe nyine. Dore ko imvugo igira iti la bifelo mwane, ngo umwambaro utuma koko ushobora kuba umonaki, utuma ushobora gusingiza nyagasani. Kubera iki umwambaro? Bityo nk'uko twabyumvise, shitani ishobora kurira ku myambaro, abantu batambaye imyambaro bakaza baje gusenya, bakaza nyine babandi nk'urumamfu mu ngano, kwambara iniforume dimanche le jour du Seigneur, ukambara iniforume ku munsi w'Imana. Bantu mutajya mwambara iniforume za korari, mujye mugerageza rwose kugira ngo nyagasani aba ari we dusingiza. Iyo myenda, iyo niforume, uko guhuza ubwo bumwe uturange nyine nk'abana b'Imana, nka korari nyine cœur kibumbye. Ikindi nasaba korari, ndamutse urusaba, nabasaba gucya ku mubiri ndetse no kuri roho, cyane cyane haba harimo abaguye, hari abakoresha abandi repetition ariko badashobora gutura, badashobora no guhazwa. Twongere ducunge, naho muzabicunge mu maparuwasi yacu, uzasanga nyine abacuranzi benshi ndetse n'abatera igipimo wa mugani wa sekibi ntabwo bajya guhazwa, ntabwo bajya gutura. Ni ukubera iki? Uzasanga bene abo ngabo nibo bavunisha abandi, bahugiye ku ndirimbo, nyamara igihe kiragera ukazimya yananga, cya gipimo ukabukiretse kugira ngo nawe ukomeze ukore icyo abandi bari gukora, kuko nawe utari indorerezi mu bandi. Nawe ugomba kuba uri umukozi uri gukora cyane mu misa, ntube indorerezi. Ntukugire gusa ku ndirimbo, gutegura indirimbo orge, kwiratira aho ngaho, ahubwo nawe ugatura. Nta bacuranze ntunze urutoki, nta baririmbyi ntunze urutoki, ariko wasanga muri paruwasi zacu ariko tudatanga ituro, abaririmbyi, abacuranzi, abayobora indirimbo, ariko tudatura. Igihe cyo gutura cyagera ugahugiye mu ndirimbo, igihe cyo guhaza cyagera ukahugiye mu ndirimbo, uzasenga ryari? Wasanga nawe shitani yarakugabye ko igitoro ukabutabizi. Kwisukura inyuma ya uniforme no kwisukura kuri roho, guhabwa amasakamiro, guhabwa Yezu. Naho ubundi ejo n'ejo bundi wazaba uri kuririmbira abahetsi, uri gucurangira abahetsi aho kuririmbira nyagasani. Tukaba turi kuririmbira sekibi ariho wadutumye, rero duhaye ubutumwa, aho kuririmbira nyagasani no kumusingiza. Icyanyuma nasa gusorezaho nk'inama ya nyuma, wamba Imana nabwira abaririmbyi nti nyaboneka amatiku menshi, amanyanga menshi wajya gusanga ugasanga yaturutse muri korari. Shitani wahereye asenya abantu, shitani wahereye ashaka kubishya misa, shitani wahereye amanyanga, amatiku, amakimbirane yahereye muri korari. Ukaza gusanga korari yacu iri gutegura korari yo mu ijuru, twahinduye nyine korari ya sekibi. Ishyari niho ribarizwa, amanyanga niho abarizwa, abanyangeso mbi niho babarizwa, kuko shitani nyine twayihaye umwanya, bituma koko umurimo w'Imana wo kuririmba twarawuguriye sekibi. Kandi turabaririmbyi, dufite amajwi meza, dufite ibyumba bibomborana, inanga, gitari, imiduri, amajwi meza, tuzi gutera igipimo, turaryoshya igipimo, tugatera igipimo cyose neza, turacuranga bigakunda. Ariko Imana yo ntabwo ariyo dukuza, turacurangira abo ngabo abantu sekibi n'abandi, ariko Imana ntabwo tuyiha umwanya ukwiye. Naho rero muvandimwe, niwisanga uri ku rutonde rwa korari, aho korari ziri gusenyuka, aho korari zifitanye amashyari, aho korari zifitanye amakimbirane, aho abari muri korari bari kurwana, no kwibaza niba ari intambara ntagatifu cyangwa niba muri kurwanira sekibi ngo mufate imyanya ya sekibi ubundi mumukorera ubutumwa. Wasanga aho nanjye tujya dukora sekibi ubutumwa, none Imana ntiri gusingizwa uko bikwiye. Dawe umutegetsi w'ijuru n'isi, turi abanyabyaha, turi abanyantege nke, twagiye tuguhemukira. Turagusaba natwe ngo uduhe kwicisha bugufi byangombwa, tukurangamire wowe Imana nyakuri. Singizwa dawe, singizwa Mwana, singizwa Roho Mutagatifu. Mwese Imana ibaha umugisha, Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Padiri Masumbuko Ladislas wa Diocese ya Cyangugu.